Eugene Official. Yes, twongeye kubasuhuza cyane rero, tubonaho kandi kongera kubifuriza umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mudukurikiye muherereye. Tubahaye ikaze rero muri aka kanya, n'ubundi umwanya udasanzwe tubazanimo amakuru adasanzwe nk'ibisanzwe. Rero tukaba tugiye kugenda twibanda hano muri kano karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukaza kwibanda hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwiriwe mute rero mwe mwese mudukurikiye, ese mwiriwe rwose amahoro? Nizere ko mumeze neza cyane, nanjye rwose muri studio meze neza, murumva ko ijwi ririmo riraturika. Ni nayo mpamvu rero muri aka kanya rwose mvuze nti deka nze rwose mbahe update, mbabwire uko ibintu bimeze, mbinjize ku mirongo y'urugamba, mbabwire uko ibintu byiriwe byifashe ndetse nuko byifashe muri iri joro, cyane ko imirwano ikomeye cyane irimo iraba hano muri Kivu y'Amajyepfo, haba hano muri axe ya za Minembwe. Imirwano imeze nabi cyane, ikaba rero ari imirwano iri kugenda yifashishwamo mu by'ukuri imbunda zirasa mu ntera ndende ndetse na drone. Hanyuma nabonye hari abantu bavuga bati fighter rwose bavuze ko muri Minembwe hano muri bino bice bya za Mukoko iza kwa Murima nahe hose hiriwe haraswa utariko nyaboneka. Nabonye bamwe arimo kugenda babihakana, ariko se ikizibiti ni ikihe? Ndagira nkubwire ko na FARDC ubu tuvugana imaze gusohora amakuru, ikaba igaragaje ko ngo yahanuye drone ya M23 nk'uko muri no kugenda mubibona muri video. Iyo ngo ikaba ari drone ya M23 bahanuye. Ni nayo nkuru tugiye guheraho rwose muri aka kanya, cyane ko ngiye kugenda mbagezaho na video bagaragaza ko ngo bamaze guhanura iyi drone ya M23 yari yabazengereje rero nk'uko bari kugenda babigaragaza. Gusa nubwo bagaragaza ko bahanuye drone ndetse nk'uko mgiye kubereka video bakagaragaza ko ari abazarendo, iyi drone iri ahangaha nuza kureba abo barwanyi bayiri ruhande naba M23. Ese Kinshasa cyangwa se FARDC ni gute bavuga ngo bafashe bahanuye drone, ariko bajya kwerekana bakerekana mu by'ukuri bakerekana rwose abarwanyi ba M23 karibo batwereka? Murumva ko hano harimo ibintu bibihu, donc harimo urujijo rwinshi cyane. Ni ibyatangajwe rero n'umuvugizi wa gisirikare wa FARDC, niyo wagaragaje ko rwose ngo bamaze gufata drone ya M23 cyangwa se kuyirasa. Ngira ngo wenda reka mbereke na video, reka mbereke rwose na video kugira ngo ibintu bigende neza. Ntabwo ndabereka audio gusa kuko na video hano ndayifite. Iyi rero ni video cyangwa se naka video ni wazarendo bafite rwose ngo drone ya M23 ngo bayihanuye. Dore ngabo barayikoreye, murabona ko ni cya gice tuberetse gihagazeho umusirikare. Durabona ko ngicyo nicyo bikoreye, ngo ni drone rero bamaze kugenda rwose ngo bahanura ya M23. Amakuru rero yatangajwe nande, deka iyi nkuru tuyinjiremo neza, tuyive imuzi n'umuzingo y'iri hanurwa ry'iri drone bavuga ko ari ya M23. Gusa nagerageje guhamagara hariya muri za Minembwe, baravuga bati ashwida, bati izo drone se twe tugira drone, atahubwo ko bari kwirirwa baziturashisha. Reka tubumvishe cyangwa se mbareke tubagezeho iyi nkuru uko ibivuga. Iyi nkuru iravuga ngo ku wa kane tariki 20 Kanama 2026 ku isaha saa 8 z'uyu munsi nyine. Aha rero ngo ni hagati yaho bita ngo ni Mukoko ndetse no kwa Murima, akaba rero ari muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Niho rero ngo iyi drone yahanuriwe, ikaba yahanuwe n'igisirikare ngo cya FARDC cyangwa se cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikaba rero yahanuwe rwose nk'uko biri gutangazwa na Suriyetena Rigani Mbuyi Kalonji, akaba ari umuvugizi w'igisirikare cyangwa se wasokora
ya kabiri muri Sud Kivu, akaba ari we uhatangaza amakuru rwose akavuga ko iyi drone bamaze kugira gutya rwose ngo barayihanura. Bavuga rero ko ari drone yahanuwe, iyi drone ndetse bakanavuga ko ngo ari mu bwoko bwa TB2. TB2 iyi ngo akaba ari rero ngo bakoze revenge, bayihanuye rero ngo yari imaze iminsi rwose ngo niyo yazengereje ya hoteli bita ngo ni hoteli Mwaro ya hano muri Fizi. Nyuma rero yuko ngo rwose ngo iyi drone irashe hariya igahitana bamwe mu basirikare b'abarundi ndetse yewe na bamwe mu basirikare ba FARDC abacancuro, ndetse rwose nabo bakaba barahatikiriye, baravuga ko ngo nabo bakoze ikintu bita revenge cyangwa se bakoze icyo bita kwihorera, nk'uko biri kugenda bigaragazwa rwose na Wazalendo bati ndetse bikanavugwaho na Rigani ati drone ya M23 twayihanuye, bakavuga ko ngo bayihanuriye hagati ya Mukoko, ya cya kibira cya Mukoko ndetse naho bita kwa Murima. Aha rero baratubwira iki cyangwa se biratwereka iki? Biratwereka ko hano hantu hari imirwano ikomeye cyane. Ni munyemerere mbabwire ko nibidukundira ku murongo wa telefone ndimo ndashakisha Afande Rugabo. Ndimo ndashakisha Rugabo kugira ngo turebe ko twamubona ku murongo wa telefone. Turamutse tumubonye byaba byiza, yaba ari amata rwose yivanze n'ubuki, tukamubaza iby'ibi bitero biri hano rwose kwa hano, nk'uko bivuga ngo ni kwa Murima hano muri za Mukoko. Ibice byose ubona ko ndetse na twirwaneho cyangwa se ASF3 igaragaza ko bari kuharasa, barimo kuharasa rwose ku bwishi, barimo kuharasa. Katumushakishe ku murongo wa telefone, ariko mumenya aho amasaha ageze binaragoye rwose nitutamubona, muze kwihangana. Birashoboka ko twamubona ku munsi w'ejo rwose igihe twaba tumubuze, cyane ko amasaha yo murabona ko arakuze. Ariko nyine hano hantu hari imirwano ikomeye cyane, impande zombi rwose. M23 yamaramaje, ntabwo barekura ibyo kumva ko rwose baraza kuhabakura uko biboneye, ntibishoboka. Ariko nanone kandi ku rundi ruhande ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa nazo zirimo zirakubita agatoki ku kandi ziti turahagaruza uko byaba kose. Ni mu gihe kandi indi nkuru iri breaking news, abakunze Jeune Official mwese rwose muhaguruke mwakire iyi nkuru iremereye cyane, muhaguruke mwakire iyi nkuru iremereye cyane. Amakuru ari kutugeraho n'ubundi turi gukura ku mbone zacu ziri hano muri iki gihugu cy'u Burundi aratubwira ko mu by'ukuri perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye afite ubwoba bwo ku rwego rwo hejuru. Ni nyuma y'uko biri kuvugwa ko ngo haba hari intwaro zafashwe ziri kwinjira hano muri iki gihugu cy'u Burundi mu buryo bw'amagendo, ndetse ngo zikaba ari intwaro nyinshi cyane. Bigaragara ko none byatangiye kugenda bereka ko Red Tabara yaba iri tayari. Nyuma rero yo gufata izi ntwaro zifashwe zinjiye hano ngo muri Repubulika y'u Burundi mu buryo bw'amagendo, uyu mugabo perezida Evariste Ndayishimiye byamuteye guhita akora urugendo rwihutirwa rw'ikitaraganya. Uru rugendo butuvugana yamaze kuba agera hano i Kinshasa, ubanza ari burare na Kinshasa, yagera kuganyira cyangwa se gutakira mugenzi we perezida Tshisekedi Facibeto, akaba ari we yagiye gutakira akamubwira ati nyamara nanjye iwanjye rwatangiye gusha, ibintu byakomeye. Kubera iki? Kubera ko ubu tuvugana ndakubwiza ukuri twatangiye kugenda tubona imbunda nyinshi ziri kwinjira mu gihugu z'amagendo. Bigaragara ko natwe umuriro ugiye kugira ute, ugiye gutangira kutwakira. Iyi ni nkuru rwose ingeze mu kanya gato ivuga ko nyuma y'uko ndimo gukurikirana iby'uru rugendo rw'uyu mugabo perezida Evariste Ndayishimiye wagiye mu gihugu cya Kongo rwose Kinshasa ikitaraganya. Ngira ngo murabizi ko uwitwa Prime Niyongabo nawe yari amaze iminsi avuyeyo, ariko na perezida Evariste Ndayishimiye yahise ajyayo ikitaraganya nyuma y'uko ariko bamaze gucakira intwaro ziri kwinjira amagendo muri iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi. Ibintu rero bakunzi ba Jeune Official byakomeye, ibintu birakomeye,
ibintu byageze aho umwana arira nyina ntiyumve. Reka manze ntumikire umufatanyabikorwa wacu inze dukomeze mbinjize muri iyi nkuru mbahe icyitwa idonido, mbahe amakuru mwumve ibyare ditabara. Gira amahitamo meza yo kwita ku buzima bwawe, hitamo Prime Health Infinity. Nitwe dufite umwihariko wo kubaha ubujyanama regime, kubakangurira kumenya uko umubiri uhagaze, kubaha product iz'umwimerere zikomoka China, India, Malaysia n'ahandi, zujuje ubuziranenge kandi zifasha umubiri kubona ibyo ukeneye byose, kuwurinda no gukira indwara vuba. Ngaho cukubiri n'indwara zitembera ry'amaraso, diabete, umuvuduko w'amaraso, umutwe, stroke, imitsi, impyiko n'ibindi, indwara z'imyororokere, prostate, kubura ubushake, gucika intege, imisemburo mike, ibibyimba, kutabyara ku bagabo n'abagore, indwara z'igogora, umwijima, igifu, amibe na hemorrhoide, naho abarwaye umugongo, kubabara ingingo, umubyibuho ukabije, amenyo n'amaso. Mugane Prime Health Infinity i Kigali, ni inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya ya Vision Restaurant, ku Gisenyi ku muhanda w'amadepo umanukiye muri avenue yo kwa Clave RDC mu mujyi wa Goma, ni muri gare centrale de Goma haruguru ya Rond-Point Signers. Ahigoma tubafitiye massage. Aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dufiteyo stock n'aba agent, niho muyifatira. Canada, Australia, Europe cyangwa se Uburayi, Aziya n'ahandi muri Afurika dukoresha iposta, DHL Express, FedEx na UPC. Abari mu Rwanda mwadushakira kuri 0788 99 05 abari hanze mukongeraho code gusa. Yes, turakomeje rero, turakomeje amakuru yacu. Nari ndimo ndababwira mu by'ukuri iby'uru rugendo rw'uyu mugabo, mbibutsa ko uwitwa Prime Niyongabone rwose yaramaze igihe gito avuyeyo. Mbabwira rero uburyo ki igihugu cy'u Burundi barimo kwitegura, bafite ubwoba Red Tabara yabahahamuye pe. Nimbabwira ngo yabahamuye mwumve ngo yabahahamuye, ngira ngo mbize kumfasha munibuke neza ko n'amagereza cyane cyane igereza ya Rumonge niyo ndimo ndagenda ntangaho urugero. Iyi gereza ya Rumonge ngira ngo murabyibuka ko iyi gereza ejo aribwo twabonye amafoto bari kugenda bayisana, bagenda rwose bayisanasana, bayongeramo ibyuma, bateramo ibyuma, ko ntayibona, bavuga ko mu by'ukuri bafite ubwoba ko twirwano ngo ishobora rwose kuza gucikisha imbohe, ishobora kuza gucikisha imbohe. None budakeye kabiri bafashe intwaro ziri kwinjira mu buryo bw'amaherere hano mu by'ukuri mu gihugu cy'u Burundi. Ni ikibazo gikomeye cyane rero, byatumye Perezida Evariste Ndayishimiye ahita agira uruzinduko rwihuse cyane hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yagiye kura mugenzi kugira ngo baturane ibibazo. Abwira ati nyaboneka nubwo nawe merewe nabi na M23 atari ko rwose tumenye ko nanjye ntago norohewe kuko Red Tabara yatangiye kwinjira. Ariko nanone kandi abazarendo bari kwigamba rwose kuba ngo bafashe ibice. Reka nze wenda tugaruke kuri nkuru dukoreshe iyi video, ariko ntago muri buze kuyireba byo mu byibagirwe. Iyi video rwose ntago muri buze kuyireba, murayumva ariko ntimuyireba, kandi ubwo ni nako bimeze, mugomba kuza kubyihanganira. Niko kuri niko bimeze. Reka mbumvishe video mwumve abazarendo ibyo bari kwigamba, gusa ni iby'uyu munsi ndaje mpite mbabwira icyakurikiyeho. Kusako pale kokota ile ingine ile ziko mbili na kingali RPG nazo zikingali nyuma basodawe ya agara nshaka kubumvisha. Hapa ndio tunagombola pale kwa walipwaka. Hapa tuna rekspere na tunaua bawili, tunakamata RPG ngo hano ngo twahafashe, ngo twafashe
ngo twishe babiri ibintu nk'ibyo na tunakamata na PKM. ati twafashe rwose ati na PKM ubwo ni machine gun Na Motorola yabo iyi. ati dufata na Motorola yabo ubwo n'urwombo hano ndimo ndayireba nje ni video ndimo ndabibona. Murumva barimo kumwita umunyarwanda umuntu wese witwa uwa M23 watwirwaneho uwo rwose babonye hariya wese apfa kuba ari hariya n'umunyarwanda bahita bamwita umunyarwanda rwose bati rero twishe babiri ibintu nk'ibyo. Mkulima huyu mweipagusa huyu ushenzi we ulikuamisha kula inchi we bitunguye antuka kabisa. Hapa ndio tuna nani hapa ndio tunatwala ima hapa ndio tuna nani itumbu yako hapa kabisa ndio tuna daka ima nani kabisa basoda yetu hapa wote RFA tuna kamata hii nayo njoi kabisa. Aha rero urugamba rwari rwahinanye n'ubundi ruguhana inkoyoyo abazarendo biyumvishaga ko ngo bamaze kureka ipera aha hantu. Nahangaha nyine ni muri bya bice nagiye mbabwira mu kiganiro cyacu cya mu gitondo hano muri teritwari ya Karehe bo biyumvishaga rwose ko bamaze kuba hareka ipera. Aha rero mu by'ukuri ariko ibyaje kubabaho Imana yonyine ni ishobora kuba mu by'ukuri yakuguhishurira ikakwereka kuko bahahuriye n'ibiva gusenya ahantu twazake ku Kivoka hitwa za Ziraro bahakubitiwe bya bindi bita gukubitwa my friend bamepigwa vibaya bakubiswe n'inkubwira ngo bakubiswe mwumve ngo bakubiswe ibaze ko M23 ahangaha yafashe uduce twishi cyane nahoze mbona turi kugenda tuyingayinga hafi kuba uduce tugera hafi muri 6 gutyo. Urumva ko aha hantu ibintu byari bikomeye. So nguko rero uko ibintu bimeze ahangaha rwose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano yabaye imirwano hasi hejuru drone irarasa undi nawe akaza karasa ibintu byakomeye nicyo bita ngo things fall apart. Dore ya foto wamu babandi na Fardes dore ngaba ngo barashe rwose ngo bafashe drone ya Tibito hano bamwibaza ngo amafoto ngo ari he utagiye kuri X yacu rwose hari ibyo ubutabona. Iyo mama nkubwira nti nyaboneka ntugacikwe gukora gufrowinga X yacu kuko iyo ufrowinze birumvikana ibintu bigenda neza 5 kwa 5 amafoto iyabonetse amavideo akugeraho ku gihe my friends akugereraho ku gihe niko kuri. Yes bakunzi ba Jeune Official rero birumvikana amakuru ni menshi cyane twa tukiri mu gihugu cy'u Burundi ariko tunasimbukiye hano gato muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tuhagaruka twagarutse ku ruzinduko rwa Neva ni byinshi twagiye tugarukaho ndagira ngo mbabwire rero sasa ko ubu tuvugana mu gitondo ntimuze gucika ikiganiro ndibuze kubagezaho mbafite akantu kaga surprise ndibuze kubagezaho akantu kagatendo kamiri kagiye kuba nabonye witwa ngo Muzinga ngo yaruhukiye ngo rwose ngo yaruhutse ngo ageze mu gihugu cy'u Burundi ngo yirukanse mpaka ageze mu gihugu cy'u Burundi ngo ntabwo mbese muri make ngaha ari gutekereza ko drone ziri kumushakisha ahantu hose. Ngayo rero nguko ni Muzinga ni General Muzinga afite ubwoba bwo ku rwego rwo hejuru
reka tubanze twishakishiriza umutaramu bitari bwira cyane arebe ukuntu reba ahantu yiyenyegeza ubundi abanza tubwire muri za Masisi ho ubundi byiriwe bite amakuru ariho nayahe kugira ngo ibintu bigende neza kugira ngo ibintu bigende neza cyane ndabona yanamaze kubatezamo rwose Musemaji Sinamako wiriwe neza Sinamakosa Halo bimeze bite ko wagira ngo uri kuri ku biryo kurya bya nijoro Halo uri kurya ibyo kurya bya nijoro Halo Yes halo Reka twongere tugerageze ndabona rwose amarezo amekatara bintu ntabwo biba byoroshye mw'abantu mwe amanetiwaka hariya ahantu ni menshi FARDC iba yayashwanyaguje ntabwo biba byoroshye ariko hariya muri biriya bice barabigaruye hari ukuntu bari bagize ngo bari gukuraho amanetiwaka ugasanga netiwaka z'u Rwanda za Uganda nizo ziri guhita zigirayo abati se none ko tubona network igiye kukidufatana bazigarura bihuse Sinamako wiriwe neza bwana Fighter umeze neza nta kibazo ijwi ririmo riraturika ndabyumva neza tumeze neza ibintu biragenda rwose bicamo gake nyine birumvikana numvaga wagira no kurya amafunguro uri gufata ifunguro rya nijoro ifunguro rya nijoro ryo mba namaze kurifata nuko nyine rimwe na rimwe amanetiwaka bari yagenda bivangavanga ukuntu sasa tuangaliye reka twirebere twibwirira amakuru agezweho hano muri Kivu y'Amajyaruguru muri aya masaha niki kiri kuvugwa hano kuri buno butaka bwo muri Kivu y'Amajyaruguru. Yes n'ubundi rero nkuko bisanzwe muri Kivu y'Amajyaruguru mu ma axe agiye atandukanye ntabwo ibintu biba bimeze neza mu bice bimwe na bimwe nyine bikomeje kugenda navuga bigaragaramo Wazalendo FDLR ndetse na FARDC ko iryo huriro ryose uko rimeze rimwe na rimwe rero nyine bigatuma M23 nayo inyuzamo ikabahigisha uruhindo bigatuma nyine ahangaha umutekano ugenda usa nkaho uri kuba mukereka rero n'ubundi amakuru yacu tuyahere muri territoire ya Masisi muri territoire ya Masisi naho amoperation arakomeje cyane akomeje kugenda ko ndetse tukagenda tubona n'ibitero biri kugenda bigabwa hirya no hino ku bice bigiye bitandukanye reka n'ubundi amakuru yacu tuyahera ahanga ku mirongo y'urugamba n'ubundi abantu baba bashaka uko ku mirongo y'urugamba bigiye cyangwa se uko byari bimeze yego rwose katubabwire rero ko ahangaha rwose muri aka gace ka Kamuode ana gace rwose winjiramo ukakavamo uri kwinjira mu gace bita Remeka nyuma yuko M23 yirukanse ku Wazalendo ikabamanura muri aka gace ka Remeka ariko igasubira inyuma muri bwa buryo buri strategique ikaza kugayidinga muri aka gace ka Kamuode n'ubundi niho idikota za M23 y'urugamba basangaga abari hariya muri OP ariho bari yego byari byatumye mu by'ukuri kari agace kandi gasa nkaho kaberaho bitewe nuko nyine M23 kuba yarahageze ariko ntihagume byatumye n'ubundi Wazalendo zibasha kuba zihagaruka ubwo ndavuga Remeka ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye nyuma yuko rero Wazalendo zigarutse muri Remeka ndetse zikabasha kuba zakongera kwisuganya zagabye igitero kiremereye ahangaha muri Kamuode Kamuode rero nagate karimo ingabo za M23 ariko nyine zikaba zari zirimo mu rwego rwo kugira ngo bakomeze gutegura ibitero byo kumanuka nyine bajya za Remeka ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye nka za Bufamando ndetse mu yandi ma axe amanuka mu Batembo urugamba rero rwabaye indyankurye urugamba rwabaye imberenge kuko M23 n'ubundi kugabwaho igitero ntabwo yabashije kuba yabyihanganira cyangwa se ngo ibashe kuba yakwemera gutakaza aka gace ka Kamuode n'agace rero kabayemo imirwano ikomeye cyane ndetse nagiye mbona rwose hari kwifashishwa n'imbunda ziremereye birumvikana bitewe n'uko nyine situation ahangaha yamaze kuba ifata indi sura
bigaragara ko mu by'ukuri M23 n'ubundi ahangaha idateze kurekura cyangwa se idashaka kuba yatakaza ibi bice, byatumye rero irwana ishaka kuba yasubiza abasirikare ba Wazalendo ndetse n'izi FDLR ahangaha muri Remeka, ariko izi Wazalendo ndetse n'izi FDLR ngo zikaba zazanye strategie navuga ngo ikwari nshya ku mirongo y'urugamba, kuko ngo M23 ntabwo yari isanzwe izi iyi strategie. Izi strategie rero ngo Wazalendo ndetse ni FDLR bazanye ngo akaba ariyo kujya bagaba ibitero, ariko bakagaba ibitero mu navuga mu magurupe cyangwa se mu byiciri, ntibaze nk'uko bazaga ari igihuru ari igihiriri cyangwa se ari benshi cyane, ahubwo bazaga ari nka 40, bamwe bakaza gutera iburyo, abandi nka 50 bakanyura ibumoso, abandi nka 60 bakanyura iburyo, mu kuryo basigaga nyine inzira imwe yo kuba M23 yanyuramo iri gukora wizira, ubwo no gusubira inyuma nyine, ubwo no kugutangira imbere n'iburyo n'ibumoso, bakagusigira inzira y'inyuma gusa kugira ngo ukore wizira usubira inyuma. Iyi strategie rero n'ubundi ngo FARDC ndetse n'izingabo za Wazalendo akaba arizo zakoresheje mu by'ukuri ahanga muri Kamobe, nubwo ntacyo yigeze navuga ibafasha cyangwa se nubwo atigeze bigarurira aka gace ka Kamobe, ariko urabona ko mu by'ukuri ngizo Wazalendo zangaha zikomeje kugenda zigaragaza navuga imbaraga zidasanzwe, cyangwa se bakomeje kugenda navuga bitanga bikomeye cyane ku mirongo y'urugamba, bitewe no nyine bari kubona ko ahangaha M23 ikomeje kugenda navuga ibotse igitutu, bakabona ko nta kindi bashobora gukora usibye kwitanga muri Kamobe. Rero ngo n'ubundi hakaba mu by'ukuri imirwano izwekereye muri amasaha y'umugoroba, abaturage nyine ngo bari bahunze nubwo bamwe batari banagaruka, bikagaragara ko rero mu by'ukuri iyi axe ikomeje kugenda iberamo imirwano ikomeye cyane, ndetse ku mpande zo mbona ko izi Wazalendo zo kwa Mutayomba ndetse n'izo kwa Kigingi, yewe n'izi FDLR nyine zikomeje kugenda ziba muriya, ngo zikomeje kugenda zanga kuva ku izima, zigakomeza kugenda nyine zigaba ibitero biremereye ku mutwe wa M23 muri Kamobe. Rero nguko uko situation yiri imeze rwose, nubwo aka gace katigariwe na FARDC ndetse na Wazalendo, ariko ni agace kiriho n'imirwano ndetse hagendaga humvikana n'amasasu aremereye cyane muri rusange. Nguko rero uko muri aka gace rwose ka Kamobe byari byifashe, ndetse no mu nkengero zaho twiteze ko mu masaha yejo cyangwa se wenda mu gitondo dushobora kongera kubona za Nyamugigima hongera kumvikana imbunda ziremereye, kuko M23 nayo ngiri kugira ngo yongere imanuke Remeka ndetse yigarure Remeka ndetse inakomerezeho kugira ngo icyaka gasuzuguro kabazarendo zikomeje kugenda zigaba ibitero nabira bice muri rusange. Reka tuzareba muri Kamobe, ahubwo dusimbukire aho mu gace bita Mutanda. Aka gace ka Mutanda nako ni agace kari hafi rwose ya Buhimba, hari rwose turaduce ngo twamaze kuba tuzungurukwamo ingabo za FDLR zaturutse muri Warikare ndetse n'abasirikare ba Wazalendo benshi cyane bakomeje kugenda binjira hariya. Iri Mutanda rero yongeye kumvikanamo nanone amasasu, navuga ko ngo amasasu mu by'ukuri n'ubundi ari M23 ho ahangaha rwose yari yateguye navuga operation kuburizamo ibitero FARDC ndetse na FDLR yebo n'izi Wazalendo ari kugenda bategura. Iyi Mutanda rero akaba ari agace navuga kari strategique, kuko umusozi wa Mutanda ari agace kafite umusozi muremure cyane. Umusozi rero ngo mundi izi ngabo za Wazalendo ngo bakaba bafite gahunda yo kwijoro ngo bagomba kuba bazamukamo bakajya kuba bakubakamo defense, ndetse bakagengamo n'imbunda ziremereye cyane, ngo imbunda nka za Gatibusha, imbunda nka za Tweruvo, yewe n'izindi zigiye zitandukanye nyine zifashishwa ku mirongo y'urugamba. M23 rero ngo ahangaha rwose ngo hise itanga izi ngabo za FDL ndetse n'izo Wazalendo, yewe n'izi ngabo za FARDC babatanga rwose kuba bakwinjira muri uyu musozi wa Mutanda, ndetse bituma bagaba n'igitero kuri izi nyeshyamba za Wazalendo ndetse n'izi FDLR. Byatumye muri Mutanda naho ngo rwose humvikana amasasu menshi cyane, ariko nubwo bitafashe umwanya munini cyangwa se bitatwaye igihe kirekire, dore ko rwose amasaha 2 yarahagije kugira ngo izi Wazalendo zibashe kuba zimaze gukuramo akazo karenge. Zo rwose ntabwo zigeze zitinda ku mirongo y'urugamba, ntabwo zigeze rwose navuga zirezista cyane nkuko turi kubona mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ibi rero M23 kabiri kwikora ngo mu rwego rwo kugira ngo
ikomeza kugenda yigarurira iyi misozi iri strategique ikomeje kugenda yunamira territoire ya Walikale kugira ngo FARDC mu gihe aramuka izamutse iturutse nyine muri Walikale ndetse n'abagaba bamaze kuba bagera mu nkengero za territoire ya Masisi batabasha kuba babatanga ahantu hari strategique bikaba byanatuma nyine M23 bisaba imbaraga zidasanzwe kugira ngo ibashe kuba yasubiza inyuma izi ngabo za FARDC ndetse n'iza Wazalendo. Muri Mutanda rero kugeza magingo ya abaturage bari kuvuga ko rwose nta masasu bongeye kumva yuko ibintu ubu ngubu byongeye kuba bisubira ku murongo, ariko n'ubundi baracyafite ubwoba ndetse muri aka gasantere ka Mutanda haracyarimo panike bitewe n'uko ngo biteze ko isaha n'isaha izi ngabo za FARDC ndetse n'iza Wazalendo ngo zishobora kuba zagaba igitero kiremereye zikaba zakongera kuba ziteza umutekano muke mu akara gace ka Mutanda. Nguko rero ko situation imeze nga muri Mutanda uko biraye nyine abaturage babandi b'abanyabwoba nyine ntabwo baraye mu mazu, abenshi bari mu mazu n'abagabo naho abagore n'abana bo urabona rwose ko batarongera kwizera yuko iri joro bwacyari amahoro, ariko n'ubundi ngo bikaba ibimenyetso bikaba biri kugaragara ko mu gitondo nanone imirwano ishobora kongera kuba yaramukiraho, kuko nubwo ngo Wazalendo zisa nkaho zitaprogresse cyangwa se ngo zikomerezeho, ariko mbona ko n'ubundi ngo zisa nkaho hari icyo zigamiye cyangwa se hari icyo ziringiye, kuko zitigeze zijya kure cyane n'ubundi ngo bakiri hariya hafi cyane mu nkengero za Mutanda. Nguko rero uko muri Mutanda byifashe muri rusange. Reka rero dusohoke muri territoire ya Masisi dusimbukire muri territoire ya Walikale tujye aho bita Bushovu rwose ni muri territoire ya Walikale. Aka gace ka Bushovu ni agace karimo ingabo nyinshi cyane za FDLR. Izi ngabo za FDLR rero zikaba zibarizwa mu mutwe udasanzwe wa CRAP. Abantu barabazi cyane tuvuze CRAP, abantu bagiye baca inzira ya Sake, abantu bagiye babakuta, abantu babaye za Karenga, abantu babaye mu bice FDLR yagibamo uyu mutwe barabuzi n'abasirikare badasanzwe ba FDLR. Muri aka gace rero ka territoire ya Walikale by'umwihariko muri Bushovu n'ubundi ngo izi ngabo za FDLR ahangaha rwose amakuru twamaze kuba ducakira nuko ngo ziri kugenda navuga zitegura ku rugamba, ndetse ngo zikaba ziri guhabwa ibishoboka byose ngo guverinoma Kinshasa ngo ishobora kuba yamenye rwose banki bikavuga yuko irabahereza buri kimwe cyose kugira ngo babashe kuba batsinda urugamba. Nyuma y'uko rero aha Bushovu ngo hagejejwe rwose ibikoresho bihambaye ndetse n'ibikoresho bigezweho, nyine ndavuga yaba ari imbunda ndetse n'amabombe, yewe bakaba bahawe n'imyambaro ya gisirikare, ubwo ni impuzankano ya FARDC, icyo bita kubadota rwose ngo bakubise n'imyambaro mishya ya FARDC, bagakubita n'inkweto rwose z'ishyamba, ubwo ni inkweto z'ishyamba ni za bote rwose, ngo banabahereza ibifurumba by'amafaranga nabo bizeza igisirikare cya Kongo FARDC ndetse na leta ya Kinshasa yuko ngo bagiye gukora ibishoboka byose. Aha ngaha muri Bushovu hakaba rwose hari kubarirwa abasirikare b'umutwe udasanzwe wa CRAP ngo bari hagati rwose y'abasirikare 550 ndetse na 600. Urukumva ko atari abasirikare bakeya ugereranyije nuko FDLR tuzizi mwabiri bice, ariko izi ngabo za FDLR ngo zikaba nazo zavuze yuko mu byo zisabwa zitagomba kuba zitererana ku rugamba nk'uko Wazalendo ngo zisanzwe zibikora, zigira ku mirongo y'urugamba zikabasha kuba zakwirukira, ugasanga FDLR nizo zisigaye zisa nkaho ziri guhangana. Bemereye rero aba basirikare ba FARDC ndetse bemerera n'uwahoze ari guverineri, reka nze mbivuga gutyo dore ko yamaze kubakurwaho ari gukorera hariya muri territoire ya Walikale, uyu wahoze ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Bikaba bivuga ko rero ngo bamusezeranyije ko rwose ngo bitarenze uku kwezi ngo biraba bimaze kugaragara icyo bashoboye, ndetse ngo barajya bajya naho hahandi byananiranye. Izi ngabo rero ngo zikaba ziyemeje ko rwose ngo muri uku kwezi kwa 9 ngo bagiye gukora ibintu bisa nkaho ari amateka, ngo bagiye gukora ikintu navuga ko ngo kiraza kuba gitungura abaturage bose baturiye iki gihugu cya Kongo. Ubwo mu icyo kintu barakora nta kindi usibye kwaka umutwe wa M23 Masisi ku ikubitiro nabonye ariyo bahise bavuga, ndetse ngo n'ibindi bice bigiye bitandukanye birimo nyine n'umujyi wa Goma, iyo ngo bagakomereza n'ahandi hose, ngo bakavuga ko rwose ngo bafite icyizere ndetse ko n'imbaraga zihari n'ubushake buhari ndetse n'ibikoresho ngo kuba byaje rero
ibintu biragenda neza. Nabonye imifuka y'imiceri za kawunga amavuta biri kugenda rwose bibageraho, ubona ko rwose bari kubakorera buri kimwe cyose kugira ngo bataza kuba bazana urwitwazo ku mirongo y'urugamba ngo wenda batavuga ko hari ikintu babuze. Ikintu rero nabonye basa nkaho bari kugenda nanone badutaho ngo nuko nyine kugaba ibitero badafite amakuru y'aho bagiye kugaba ibitero, nabyo bishobora kuba bakoma mu nkokora kuko ubutasi bwa FARDC kugeza baginga ya nta makuru yizewe cyangwa se nta makuru yandanye yo mu mutwe wa 23 bari kugenda babahereza, ariko ibyo byose bazi ko nabyo biraza kuba bigenda neza muri rusange. Ubona ko aka gace agace FDL ziri kugenda ziteguriramo urugamba, bigaragara ko M23 igomba kuba iri maso kugira ngo aka gace nako igarebe ukuntu yakandagiramo, dore ko n'ubundi mu makuru tugiye kubabwira ko hari agace M23 ingabo zayo zamaze kuba zisesekara, mu bigaragara ko n'ubundi binje muri Warikare mu rwego rwo kujya guhangana. Ahangaha rero ni muri aka gace ka Bushovu hakomeje kugenda habera imyiteguro ikomeye cyane ku ruhande rwa leta Kinshasa ndetse n'izi FDL zikomeje kugenda zibafasha muri rusange. Reka rero tuve ahangaha n'ubundi Bushovu dusemukira ahubwo aho bita Moba nyuma yuko hatwitswe ibifaru by'ingabo za FARDC hagatwikwa n'amarande cruiser agera muri 2 yewe navuga n'imodoka zigera muri 3 za convoy za FARDC nyuma yuko zitwitswe, ariko ngo zigatwikwa na drone za M23. ahangaha rero hagaragaye abasirikare ba M23 basesekaye muri aka gace ka Moba, ibintu byahise ngo bitungurana ndetse bituma FARDC batangira gutengurwa hariya rwose, batangira kugenda bibaza iyo barerekera. Ni nyuma yuko abasirikare ba M23 ngo binjiye mu buryo bw'ibanga nyine bakomeje kugenda barangaza FARDC bayereka yuko badafite gahunda yo kwinjira muri territoire ya Warikare, ariko noneho ngo Moba rwose ngo binjiyemo nubwo batarasatira iki kigo gikomeye cya Moba kiri ahangaha. Ariko amakuru tugenda nyine dukandagira drone zacu zigenda zituhereza nuko Moba rwose ngo iki kigo cya Moba bamaze kuba bakizunguruka neza cyane, ngo kiri mu kadomo rwose kiri hagati. Dushobora kubona za Nyamugigi maze itangiye kurekurwa abasirikare ba FARDC ahangaha bakaba batangira kugenda bahura n'uruva gusenya. Ikintu rero ngo abasirikare ba FARDC bakimenya ko M23 zinjiye muri Moba byatumye rwose ngo batangira kuzamura za drone zabo zigenda zifata amashusho, ariko kugeza amagingo ya makuru dufite ngo nuko n'izi drone zitari kubasha kuba zababona. Ubwo biragaragara ko bamaze rwose kuba bitsimba kugira ngo bagaragara bari ikibazo. Bivuze iki kuba abasirikare ba M23 bamanutse bakagera Moba, nyamara ahangaha muri bice bisa nkaho bikikije territoire ya Masisi hakirimo abasirikare ba FARDC, bishatse kuvuga ko M23 ishaka kugira ngo ijye gukatinga uriya muhanda, noneho abari hano imbere kuri front line babure aho bazanyura bari kwerekeza Rubutu, kuko basa nkaho bamaze kuba babashyira hagati. Bigaragara ko muri Warikare urugamba rugiye kongera kurota, ibintu bigiye kongera gufata indi ntera bitewe n'uko M23 yari imaze iminsi nanone igenda yamagana ibikorwa byo kugaba ibitero mu baturage byakorwaga n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abambari bacyo, ngo ndavuga Wazalendo ndetse na FDL ndetse n'aba bacancuro bari mwabira bice. Bigaragara ko rero M23 ntabwo ari ahangaha muri Moba gusa, kuko drone zaje ziri kunyereka ko ngo hari n'utundi duce bamaze kuba bakandagiramo, nubwo bitaratangazwa cyangwa se bitaraba official, ariko ngo hari utundi duce ndetse turi strategique dufite n'icyo tuvuze kuri territoire ya Warikare twamaze kuba tukandagirwaho n'intare za Sarambwe. Bigaragara ko territoire ya Warikare igiye kuba rwose yakiranywe umuriro, bigaragara kuko mbona uburyo M23 ikomeje kugenda yitegura ndetse igenda isuka abasirikare iri hepfo muri territoire ya Warikare. Igisobanuro cyacu cyabyo kiragaragara nuko umuriro ugiye kuba waka muri ya axe ya territoire ya Warikare. Ariyo mpamvu rero territoire ya Warikare iri muri panike. Nagiye kubona n'uyu guverineri wahakoreraga namaze kubona rwose ubu ngubu tuvugana akaba yamaze kuba rwose ajya Ibeni ubu ngubu rwose ni hari gukorera activities ze, ngo yamaze kubona yuko rwose nyuma yuko M23 ikomeje kugenda irasa ibirindiro bya FARDC muri Warikare, kagenda irasa ibikoresho bya FARDC, yaba ibifaru yaba imodoka za gisirikare, rwose we yahise akuramo ko ikarengera rwose akaba yibereye hariya Ibeni ngo kugira agenda akurikirana nyine iby'intambara. Bigaragara ko mu by'ukuri rero muri territoire ya Warikare bamaze kuba babona ko ari suspect, nta mutekano uri safe uhari kugira ngo babashe kuba bahashyira abayobozi bakuru cyangwa se haba abayobozi bakomeye muri rusange. Nk'uko rero territoire ya Warikare uko situation imeze,
urugamba rwo gutegurwa ku rwego ruhambaye dushobora kujya no kumva muri masaha y'ijoro abanyabushoka bashobora kwinjira muri iki kigo nyine cyamo batukumva bahasibye cyangwa se iki kigo cyose bahagikuyeho dore ko n'ubundi mu makuru ngo abari hariye ni abanyabushoka nyine urumva ko operation zabo rero zirazwe uburyo zigenda zikorwa ntibize gutungura abakunzi bacu tubabwiye muri mu masaha ya mu gitondo kwari turi kubabwira ngo hari ikigo cya gisirikare muri Warikare basibye kuko bitewe n'uko uburyo ndi kubona M23 iri kugenda ibasatira kandi kugenda mu buryo bw'ibanga nuko ari ibintu iri gutegura bidasanzwe reka rero twivire muri territoire ya Warikare aho dusimbukira ahangaha muri territoire ya Rucuro reka tubigire ku Kanyatsi abagabo batatu navuga ko bari abakadazi b'umutwe wa M23 ubu birumvikana bari abayobozi ba societe civile bahariye rwose muri Kanyatsi bamaze kuba bashimutwa kugeza amagingo ya ntabwo barabasha kuba baboneka yewe nta nubwo abantu baramenye ngo SNF dereza abashimuse ese ni ingabo za service zo kwandarutse domiza abatwaye kugeza amaginga rero ni ihurizo rikomeye ku baturage bahaya Kanyatsi bakomeje kugenda babona ko hari ibintu bitameze neza byanatumye abaturage benshi cyane bo muri axe by'umwihariko muri chefferie bwito aba bashefu bakomeje kugenda nyine bagira ubwoba bukomeye kuko bakomeje kugenda bakorwamo yewe bamwe bakagenda nyine bari kushimutwa bakaburirwa irengero ahangaha rero ntabwo bimeze neza muri aka gace ka Kanyatsi n'ubundi umutekano ukomeje kugenda uba muke bitewe nyine n'izi ngabo za FRDC ndetse n'izi ngabo za Bazarendo n'izi ngabo za FDLR zikomeje kugenda ziri kuzambaguza ibintu mu ma-axe yamaze kuba yigarurirwa n'umutwe wa M23 nguko rero ko muri territoire ya Rucuro bimeze n'ubundi umutekano w'acyakomeje kugenda urugukazwa ndetse ubona ko na M23 ikomeje kugenda yohereza abasirikare mu bira bice kugira ngo nyine bakomeze kugenda bacunga abaturage ndetse no kugenda bareba uburyo baproteja abakadazi cyangwa se abo bayobozi ba societe civile bari hano muri territoire ya Rucuro nguko ko bimeze rero bwana fighter ahanga muri Kivu y'amajyaruguru ubona ko operation cyakomeje ndetse n'izindi nkuru tutarabasha kuba twanoza cyangwa se twakusanya turacyakomeje kugenda nyine tuzikusanya kugira ngo mu masaha araza kuba ari imbere tubagezaho izindi update ndetse n'andi makuru turaba twamaze kwa dukonfirma uko biraba byifashe imbere ku mirongo y'urugamba muri rusange. Yes, urakoze cyane sina makosa reka tukurekure rwose ubanze ufatemo na ka pause ugira umwanya rwose wundi wo kuza kwegeranya n'ibindi kugira ngo tuze kugenda tubigaruka mu yandi masaha ari imbere. Asante sana. Yes, ngayo rero nguko bakunzi ba Eugene Official reka tubashimire cyane rumwe twabanye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma n'iby'agaciro turabakunda cyane. Eva Healthy ni umuti usubiza ishema abagabo imbere y'abagore babo mu minsi itarenze 2 uwunyweye aba asubiranye imbaraga zo gutera akabariro kandi agakoresha igihe gihagije mu gikorwa cy'abashakanye. Muri Be Healthy iryacu n'umwihariko kandi mu twahaye service ntawe uricuza ko yaje atugana. Hamagara iyo nimero niba ukeneye service zacu. Ever Healthy, bring back your confidence. Enjoy the beauty of the wife God gave you. At Be Healthy we believe every man deserves to feel the joy of his woman, the gift